the most overrated artist mu mateka y'umuziki w'u Rwanda yarakabirijwe. Tom Close yabeshya abantu. Tom Close yatwaye guma abantu batera amawinduru ziravuga, ariko si ikibazo cyo kuba yaragitwaye. Ngo Ngabo Robin yabamaze kugezwa kuri RIB. Wigeze wumva umugani uvuga ko umanika gati wicaye wajya ukamana ugahagarara? Byari byakubaho se? Ntunsubize. Ariko hano hari umusore muto byabayeho, kuko nyuma yo kuvuga amagambo benshi bafashe nkayo gusuzugura no gucisha bugufi Tom Close, ubu Ngabo niwe muntu wa mbere mu gihugu uri guterwa imijugujugu myinshi. Biragoye ko niyo afite agatwi gato kuri inshuro ya karindi urugumo, kuva kuri David Bayingana, Muyoboke Alexis, Dr Kerema, Anita Pendo, Gentil Gideon, Sam Karenze, Uncle Austin n'abandi benshi. Ubu ingingo ihari yo kuvugaho ni Ngabo Robin na Tom Close. Ibinyamakuru byose, imbuga nkoranyambaga, abasesenguzi, aba YouTuber, abantu mu ngo zabo, nta kindi bari kuganiraho no kwandikaho uretse iyi saga ya Tom Close na Ngabo Robin. Ikinyamakuru Kweli Times cyakojeje ba muri wino kirandika kirekura inkuru ifite umutwe ugira uti Ngabo Robin ari kwereka uwo Tom Close ari we. Ibintu birakomeye. Bamwe bati Ngabo Robin warengereye, wapfobeje ibigwi n'ubuhangange bwa Tom Close, wirengagiza akamaro yagiriye umuziki nyarwanda n'uburyo yafunguriye benshi amarembo. Abandi bati Ngabo Robin nta kosa na rimwe yakoze mu byo yavuze, kuko ni uburenganzira bwe gutanga igitekerezo cye ukabyumva, kandi nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kutavugwaho. Abandi bati ngaho wipanze akazi mu bidasobanukiwe neza. Bati ibya muzika byihorere si ibyawe, igire mu mikino nibyo ushoboye. David Bayingana wati ntuzasesengura ibiri ku musozi wowe wibereye mu kibaya. Gusa mu bavuze bose nakoresheje imvugo kakaye kandi remereye yatunguye benshi, nk'umugore wa Tom Close witwa Tricia. Yagize ati ubundi aba ni bamwe iyo badafatiranwe kare ejo babyuka bagatuka n'igihugu cyababyaye. Wenda avuga Tom Close gusa, ariko ufashe n'abanyamakuru bose beza b'icyo gihe na radio na kampani zatanze ibihembo zose uzigize ubusa. Ngabo Robin ujye uvuga ibyawe uko ubyumva, ariko ntushyiremo abandi banyarwanda benshi banakubyaye. Umwana akina n'ibere rya nyina nta kindi akora mu bwanwa. Ayo magambo ya Tricia nayo yatangaje benshi bitewe n'ukuntu yari azwi nk'umugore utuje udapfa kuvuga. Bamwe bati aha nawe avuze n'ibitari ngombwa. Ariko se ubundi ikibazo ni uwavuze nibyo yavuze, cyangwa ikibazo ni uwavuzweho? Mbwira uko byumva muri comment. Ariko se ubundi uyu Ngabo Robin ni muntu ki? Ubundi asanzwe azwi cyangwa se ni umusitari bingana iki ku buryo avuga ijambo rigateza igihugu cyose, rikavugisha abakuru n'abato, abakomeye n'aboroheje? Ubundi Ngabo Robin ni umunyamakuru w'imikino wakoze ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko yanamamaye cyane ubwo yari umuvugizi wa Rayon Sport mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, ubwo yavuga ku nshingano zo kuba umuvugizi wa Rayon Sport. Ngabo yerekeje kuri radio ya TV10 ari naho ari uyu munsi. Mbere yaho yari yanyuze ku bindi bitangazamakuru nka Isango Star, TV1, Umuseke ndetse n'Igihe. Si ubwa mbere Ngabo Robin atangaje ibintu bigateza impaka, kuko yari n'ubwo yajyanwe muri RIB utiryari ku itariki ya mbere kwezi kwa kane 2025. Byiringiro yatangaje ko agiye kujyana Ngabo Robin muri RIB. Bapfaga iki? Ku rundi ruhande kugeza ubu Tom Close nta kintu yatangaza kuri ibi, gusa igihe nuko agiye gusohora indirimbo ari kumwe n'abandi bahanzi. Birashoboka ko iki ari cyo gihe cyiza cyo kuyishyira hanze, yarebwa cyane aramutse yisohoye muri iyi minsi ari kuvugwa. Ariko si Tom Close uri kuvuganirwa na benshi bagaragaza ibigwi bye, ubundi ni muntu ki? Ni Dr Muyombo Thomas, akaba Tom Close umuhanzi w'ikimenya bose mu Rwanda ndetse n'umuhanga cyane baramuzi. Kuva muri za 2007 Tom Close ni umuhanzi w'ibigwi n'amateka. Ndi kukubwira umuhanzi ufite album 9 watwaye ibihembo bya Salax Award inshuro 3 zikurikiranya, aba umuhanzi w'umwaka, ndetse ubushongore n'ubukaka bwe yabushimangiye bwo yukanaga irushanwa rya PGC ku nshuro ya nyuma hari mu mwaka wa 2011 ahigitse King James na Jay Paul. Ibyakurikiye bakimara gutangazwa ko yatsinze nta gahoma munwa. Mwese muribuka imvururu yabaye, abafana ba Jay Paul basitse kuri stage, ibyari ibirori bikaba kavuyo. Ahamya ko izina yari afite kiriya gihe nta muhanzi n'umwe mu bo bari bahanganye washoboraga kumutwara iriya gumaguma, ngo yagombaga kuyitwara byanze bikunze. Ni umuhanga cyane ku buryo yagusobanurira ibintu wumva ko hashyiramo ubwenge bwinshi cyane. Ibi banze nabyo bituma kenshi umugore we Tricia akunda kumutaka cyane, havuga ko ari we muntu w'umunyabwenge wa mbere azi ku isi. Nese bya Tom Close nawe ujya ubibona? Tom Close ngo nawe aramukunda cyane, ariko ngo ibyo kwirirwa mutaka ngo nabikozwa, ko ngo niyarata abana impyisi zihoma. Nubwo tumuzi nk'umuhanzi ukomeye, ariko bibashoboka ko tutamuzi nk'umuhanzi, kuko uyu ni umuganga wagerageje kujya mu gisirikare ngo yuse ikivi cy'ababyeyi be nabo babaye bo. Tom Close yabaye imfubyi akiri umwana muto cyane akiga primary, ndetse ababyeyi bapfuye nyuma y'imyaka 2 ikurikirana. Ibi byatumye akurana ibikomere ndetse anyura no mu buzima bubi bwari bugoye cyane.
Tom Close ni byinshi yanyuzemo, ni byinshi yakoze ndetse ni byinshi yagezeho, ariko si mu by'ukuri ni muntu ki. Byose wibaza bikagutera amatsiko, rega amatwi mbikubwire. Reka twinjiye muri The Inside y'uyu munsi, ubundi nkubwiye byose bibazaga kuri Tom Close. Niba utarakora subscribe, reka ngusabe ngo uyikore, kandi rero umaze kuyikora ndagushimiye cyane. Njye wumva nitwa Joe 12, nguhaye ikaze. Ubuzima bwa Tom Close ni igitabo kirekire cyo gusoma, kuko afite byinshi yanyuzemo, bimwe bikomeye, ibibabaje n'ibindi byiza, kugeza abaye uwo ari we uyu munsi, kandi byasigiye buri wese isomo. Mu 1984 nibwo Edward Karangwa na Grace Dukuze babyaye umwana w'umuhungu bamwita Thomas Muyombo. Yavukiye ahitwa Masindi mu burengerazuba bwa Uganda. Akiri umwana muto, Thomas Muyombo ntiyagize amahirwe yo kwitabwaho no guhabwa urukundo rwuzuye n'ababyeyi be bose, kuko basize umuryango bakajya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Nubwo yahuye n'ubuzima bugoye akiri muto, Thomas Muyombo yaje gukura aba afite intego ndetse abasha no kuyigeraho. Nk'uko bigarukaho muri iyi nkuru ishingiye ku buhamya bwe, yahaye Kigali Today ku mazina ye hiyongereyeho andi mazina ashingiye ku byo yize. Aba Dr Thomas Muyombo ayifatanya n'umuziki, agakoresha izina rya Tom Close. Ashimira ababyeyi batakiriho kuko batizigamye, ahubwo bahisemo kwerekeza ku rugamba rwo kubohora igihugu, bazi neza ko bashobora guhasiga ubuzima, ariko bafite intego bashaka kugeraho yo gusubirana uburenganzira bw'igihugu cyabo. Tom Close avuga ko atakunze kubana na se, ndetse ko yamubonye inshuro 5 zonyine mu buzima bwe. Ise yagiye mu gisirikare Tom Close akiri muto cyane. Nyina we yaje kujya ku rugamba. Tom Close yaragwa na sekuru na nyirakuru babyara nyina. Se wa Tom Close yitabye Imana mu 1995, nyina yitaye Imana mu 1996. Bapfuye urupfu rusanzwe urugamba rumaze kurangira. Ise yari Lieutenant Colonel, nyina akaba Sergeant. Nyina ngo ubwajyaga ku rugamba mu 1991 yajyanye Tom Close ku mucuruzi w'umunyamahanga bari baturanye i Masindi witwaga Johnson. Amubwira ko ikizakenera cyose nk'ikayi cyangwa ikindi gikoresho azajya agenda akagifata. Tom Close avuga ko icyo gihe akiri umwana muto yakundaga guta amakayi, andi akayibagirwa cyangwa se bakayamwiba. Nyina agenda ngo ntiyamubwiye aho agiye, ahubwo agarutse mu mpera z'1992 amaze umwaka urenga nibwo yamubwiye ibyo yari arimo. Tom Close yari yatangiye ishuri mu mashuri abanza ndetse akajya yiga mu kigo nubwo yakiri muto cyane, kuko ababyeyi bari baragiye ku rugamba. Abavandimwe be babiri babanaga na sekuru aho bitaga Kiboga muri Uganda. Nawe ngo yaje kujyayo mu mpera z'1993 no mu ntangiriro z'1994 niho bavuye bataha mu Rwanda. Ababyeyi bajya ku rugamba kuko bari bazi ko no gupfa bishoboka, basize baguriye sekuru wa Tom Close isambu nini n'inka, bamubwira ko nibatagaruka abana babo bazabaho. Uwo sekuru niwe batahanye mu Rwanda mu 1994, urugamba rwo kubohora rwenda kurangira. Ngo bageze mu Rwanda basanga ibintu byinshi bikimeze nabi, kuko aribwo Jenoside yari kirangira. Babanje kujya kuba Murambi mu ntara y'Iburasirazuba. Mu mpera z'1994 nibwo Tom Close yongeye kubana na nyina, ariko akaba atarazi niba ababyeyi bari bakiriho. Ati, mama yasanze turimo gukina umupira n'abandi bana, ngiye kubona mbona araje, ambonye aturikararira, nange byarandenze nyine, numvaga ko kongera kumubona ari nk'inzozi. Tom Close na nyina bahise baza Kigali ku Gishushu muri uwo mwaka w'1994. Icyo gihe ngo nibwo nyina yatangiye kumubwira inkuru z'urugamba, amusobanurira n'impamvu bari barabasize. Tom Close ati, mama yambwiye ko twagombaga kuza mu Rwanda kubera ko igihugu twari turimo ntabwo hari iwacu, kandi mu Rwanda ntabwo bashaka ko tuza ku mahoro. Rero byabaye ngombwa ko dukoresha izindi mbaraga, byibura twifuje ko bakimara tukaza ku mahoro, byanze dukomeza urugamba. Nyina ngo yamubwiye ko icyo barwaniraga ko ari kugira ngo abanyarwanda bose bagire uburinganire, bishyire bizane, babone amahirwe angana mu gihugu cyabo. Mu gihe yari akiri ku ishuri yiga muri Uganda, Tom Close avuga ko abana biganaga bamuserezaga, bakamukorera ivangura kubera ko yari umunyamahanga, bakamubwira n'amagambo mabi bashingiye kuba ari umunyamahanga. Ati, ku ishuri nabaga nashwanye n'abandi bana, ngiye baransererezaga bati, Kanyarwanda we. Ibyamubagaho ku ishuri nibyo nyina yamubwiye ko babaga mu gihugu kitari icyabo. Ngo Tom Close yabyumvise neza ubwo nyina yabimusobanuriraga nyuma y'urugamba. Numva impamvu bagombaga kujya ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Mu 1995 Tom Close yahise atangira kwiga amashuri abanza mu kigo cyari hafi no ku Gishushu ahitwa mu Rugando. Ngo yahize igihembwe kimwe ahita hava ajya mu kigo cya Remera Academy giherereye i Remera aho bita mu Giporoso. Tom Close ntiyagize amahirwe yo kumara igihe kirekire n'ababyeyi be ngo bishimire ibihe byiza nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu. Se yahise yitaye Imana mu 1995. Icyakora se nyuma yo kubohora igihugu ngo ntiyakunze kuza kubasura kenshi, ko ngo yaje kubareba inshuro nk'ebyiri gusa, ngo kubona uruhushya ntibyamworoheraga kuko yari umusirikare wo ku rwego rwo hejuru, yari Lieutenant Colonel.
Tom Close ati mu buzima bwanjye muzi gakeya yishwe n'uburwayi twayimenye nyuma tubibwiye na mama. Ibyo bintu Tom Close ngo byaramubabaje ariko kubera ibindi bibazo byinshi yabayemo ibibazo ngo yari yarabimenyereye. Nyuma y'umwaka umwe nyina nawe yaje kwitaba Imana mu 1996 ndetse bamushyingura mu isambu y'umuryango ariko nyuma ngo umurambo waje kwimurira mu irimbi rya gisirikare i Kigali naho se we ngo yashyinguye Nyamata mu isambu y'iwabo. Tom Close avuga ko nyina amaze gupfa we n'abandi bana babanaga i Kigali bahise basubira kwa sekuru mu burasirazuba usibye umwe wasigaye i Kigali ashakisha ubuzima kuko sekuru we yari akiriho yitabye Imana nyuma muri za 2000. Tom Close akomeza kubana nyirakuru umubyara yaje kwitaba Imana muri 2019. Wakwibaza uti se Tom Close kugira ngo yige ubuganga byaturutse? Tom Close avuga ko akimara kubonana na nyina yasanze asigaye arwara igifu akaremba cyane ntajye ku kazi. Tom Close ati namuhaye isezerano ko ninkura nzaho umuganga nkazamuvura. Icyo gihe rero nahise ngira iyo ntego ni ikintu nagombaga gukora mu buzima bwanjye nkakigeraho. Akirangiza amashuri yisumbuye yahise ajya kwiga muri kaminuza i Butare ndetse yiga ibyerekeranye no kuvura nk'uko yabisezeranyije mama we. Icyakora mbere y'uko ajya kwiga i Butare ngo yagerageje inshuro ebyiri kujya mu gisirikare ariko ntibyamukundira. Akavuga ko ubwo ariko Imana yabishatse kugira ngo abe akore ibyo akora ubu. Ngo yumvaga ashaka kujya mu gisirikare agakomeza ababyeyi bari bagejeje mu gukorera igihugu. Kugeza ubu Tom Close ni umuganga wabyigiye akaba n'umwe mu bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda. Ubu ni umugabo wiyubatse w'umukire ufite akazi keza muri leta aho ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Ni umwanya yahawe muri 2022 byemejwe n'inama y'abaminisitiri. Tom Close ahamya ko guhabwa akazi k'ubuyobozi muri leta ari amahirwe kandi bikerekana ko undi wese ashobora kugera ku nzozi ze. Tom Close yagize icyo avuga kuri Madame Jeannette Kagame wamutanzeho urugero agasaba abandi kumwigiraho. Tom Close asanga kuba umufasha wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaramenye ibyo akora akabyishimira ari ibintu bidasanzwe. Ati kuba ubuzima bwa Tom Close bwaramuciye mu maso akabona agasanga ari ikintu gikwiye kuvugwaho akabwira abantu ko abahanzi bakwiye kugira ubuzima abandi bareberaho ni ikintu cyandenze. Ni nayo mpamvu ntacyo nakivuzeho kuko numvise nta magambo akwiye mfite yo kubivugaho n'ubu sinumva ko yo nkoresheje ahagije. Uyu mugabo umuziki yakoze wo ku rwego hejuru ndetse n'akazi keza afite akesha kwiga neza hamwe n'ubundi bushabitsi butandukanye yakoze bese byamuhinduye umuherwe ndetse n'umwe mu bahanzi nyarwanda bafite inzu nziza cyane. Inzu ifite agaciro kabarirwa muri za miliyoni iherereye ahitwa mu Karumuna mu karere ka Bugesera. Ni inzu y'akataraboneka yubatswe mu buryo bw'agatangaza, inzu y'urwererane na pisine imbere yayo yatashye mu mwaka wa 2021. Ngayo nguko rero ngiye bya Tom Close mukunda muri benshi. Nansoje ikiganiro cy'uyu munsi mushimira ko babanye natwe naho ubutaha Imana ibarinde.